ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva aha nizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. ni ukuri Gute se? mu byo twinenze Ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari ukwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma wowe hari icyo wongeraho? Mwari muri hehe? Byagiye kuba muri murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. ariko gerageza umpe niba usobanuro buke uvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka. Buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare. Nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye. Wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi?
mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana mwebwe babiri madamu n'undi muhaguruke mumbwire mwiratana iki mugira iki murakoze mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu mubuzwa n'iki ibyo dukeneye byose turabifite ni ugukorana tugakorera hamwe dufite mubuzwa n'iki rero ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi mwabuzwa n'iki ntacyo mu by'ukuri ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu cyangwa mukabireka mukajya mu bindi ntumwangize igihe cy'abantu mukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo bibaha kumera uko mushaka ntabwo tuzabipfa ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa ntabwo bishoboka ibintu ni bibiri murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri cyangwa se niwumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyanyu muzaba muhura n'ibindi ahandi uwiba aziba wenda agira ibyago bamufate afungwe cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi babirasi gusa batagira ikintu bakora kuvuga ngo porojegiti igomba guha abantu amazi igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi ukavuga ngo mwaribagiwe ibyo umuntu arabyibagirwa it's literally criminal ukibagirwa mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka madamu bite narebaga mvuga muri aho muganira nta n'ubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira ni iki ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo yacyumvise cyangwa urakizi wamusemuriye ute I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu gifaransa yabyumvise rero mwicare ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu wahora butyo buri kintu cyose muba hehe hari ubwirasi hari imico mibi ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe ntibigere kuri rusange bigenewe nicyo bivuze
imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora mushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa, iyo mico mibi abantu baranduramo bate? byabavamo gute? ubu muri aha muri abayobozi b'abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho muri aho mwikoreye ibyo mushaka gusa uko mubishatse, ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana ko ibyo muvuye aha musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt, mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute? Ntumbwireka Minisita Local Government